Nkuko mubimenyereye rero turi mu kiganiro umva usobanukirwe nanone kuri The Kingdom TV. Ubushize rero twari kumwe n'umutumirwa wacu nanone n'ubundi niwe wasubiye kugaruka atuganiriza, araza kutuganiriza cyane cyane kubijanye n'imirongo migari ndetse na mission na vision ya The Kingdom of God Ministry International Ministries, kuko niwo murimo yahamagariwe gukoramo kandi ari hano. Muraho Apotre? Muraho neza. Murakoze cyane. Nanone turi kumwe n'umutumire undi ni Reverend Pasteur, nanone nawe ukorera mu itorero rya Kristo kwisi, nawe ari hano kuko nawe aribyo aza kudufasha gusubiza cyangwa se kuganira muri iki kiganiro cyacu. Nawe reka atwibwire. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nzibonera Eric, ndumushumba mu itorero rya Kristo kwisi. Murakoze cyane. Rero ikiganiro cyacu uyu munsi nkuko nabibabwiye kiraza kwibanda cyane cyane ku mirongo migari ya The Kingdom of God International Ministries, nkuko twari twabibabwiye ubushize. Ikiganiro cy'ubushize ndibuka Apotre yatuganirije ukuntu yakijijwe, ndetse aza no kutubwira ukuntu Imana yamuhamagariye gutangira uyu murimo hano kuri uyu musozi wa Mwiki, ni Nairobi, abatahazi mu gihugu ca Kenya. Rero Apotre, uyu munsi uraza kudusobanura cyane kubijanye niki kidasanzwe, niki Imana yakubwiye kuri uyu murimo wa The Kingdom. Murakoze cyane. Yego, ngeze neza cyane. Ndashimira The Kingdom TV, ndashimira abanyamakuru bo umva usobanukirwe mu kiganiro cyacu umva usobanukirwe. Imana ibaho umugisha mwisi. Byukuri ndashima Imana aho tugeze tuganira namwe. Imana yaduhaye umurimo. Ndashima kuko Paulo yavuze Imana yabonye ko turabo kwizerwa itugabira umurimo wayo. Imana yaduhaye umurimo mukuru witwa The Kingdom of God Ministries. Uwo ni umurimo mukuru dukoreramo kandi uri ku rwego rw'isi yose, ureba ahantu hose, ntaho ugarukira cyangwa mu bwoko cyangwa mu rurimi runaka, ni mu ndimi zose, mu moko yose, mu bihugu byose. Uwo murimo rero Imana imaze kuduheza, yaduhaye uburyo tuwukora ushingiye ku bwami bw'Imana. Biri muri Matayo ibice 3 umurongo wa 2 niho tushingira. Haravuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Matayo kandi ibice 4 umurongo wa 17 haravuga ngo Yesu aherako ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Marko 11 igice cya mbere, Marko umurongo wa 15, igice cya mbere umurongo wa 15, Bibiliya iratubwira hejuru y'ubwami bw'Imana aho Yesu yatangiye yigisha. Aravuga ngo igihe kirasohoye ngo ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Naho rero ubwami bwacu, ngiyo vision yacu, ngiyo aho turangarije, nuko tubwira abantu ubwami bw'Imana. Nanone Yesu yaje kurangiza abihaye abigishwa be mu gice cya Marko cya Luka ibice 24 umurongo wa 44. Ico gice naco tukaba tugifite, nico dukoreramo uburyo twamamaza ubu bwami bw'Imana. 44 uhasomye Yesu amaze kuzuka abungura arababwira, ariko cyane cyane ndashaka ko nico gice Bibiliya ivuga, shaka ko tugenderaho, naco tugenderaho ku murimo wacu kugira ngo umenye wumve neza. Maze arababwira ati aya niyo magambo nababwiye nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri nje byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe muri Zaburi bikwiye gusohora. Maze abungura ubwenge
abasobanurira ibyanditswe ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwibwa amahanga yose mu izina rye bahereye i Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo rero ntako cyane 47 avuga ngo kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwibwa amahanga yose mu izina rye muhereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Imana rero iduhe ziratubwira ngo mugende muvuge ubutumwa bwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana nibwo rero niwo murimo dufite, kubwiriza ubwami bw'Imana, kwamamaza ubwami bw'Imana, kandi nitwe bagabo b'ibyo, nitwe tugomba kubikora. Ni ibyacu. Uwo niwe murimo wa kingdom. Hanyuma rero ugakorera mu izina, tugakorera mu izina rya church cyangwa se gikanisa. Dufite amakanisa, dufite narababwiye ko duhagarariye ku maguru abiri, duhagarariye ku ikanisa no kuri Boaz. Ikanisa ryitwa Itorero rya Kristo ku isi, Church of Christ, n'izina rya Yesu. Ubwami bw'Imana nta wundi wabuzanye ni Kristo. Kristo niwe bwami bw'Imana. Noneho rero dukorera muri Kristo Yesu kugira ngo twamamaze ubwami bwe. Ikanisa rikaba rifite insanganyamatsiko iri muri Matayo nanone ibice 22 umurongo wa 37 ugeza kuri 40. Noneho rero ikaba irivuga ngo ni insanganyamatsiko aho duturu naho dukorera, haravuga ngo itegeko riruta yandi n'inshingano iruta izindi. Ibyo biri muri Matayo narimvuze 22 umurongo wa 37. Tukongera tukabisanga muri Matayo 28 n'umurongo wa 19 kugeza kuri 20. Havuga kwamamaza ubwami bw'Imana. Rero iryo tegeko riruta yandi ni itegeko ryo gukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'umutima wawe wose. Yesu yabibwiye abigishwa ndetse na Mose Imana yarabimubwiye, biri mu gutegeka kwa kabiri. Hanyuma rero hakaba no kwamamaza ubwo bwami, kuvuga ubutumwa, kugarura benshi kugukiranuka. Byanditse muri Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza kuri 20. Havuga ngo mugende mu mahanga yose mubwire abantu ubutumwa bwiza, mubagarure muahindurire gukiranuka, babashe kumva ubutumwa bwiza. Iyo rero niyo nsanganyamatsiko y'itorero rya Kristo ku isi. Abari muri Kristo Yesu nivyo bigisha. Yesu yasimplifiye amategeko ayagira abiri. Iyo uhagaze muri ayo bawujuje yose. Rero nico itorero rya Kristo refocusing naho rikorera. Hanyuma rero tukagira nanone ukundi kuguru kwa novuga duhagarariye ku maguru abiri cyangwa se amaboko abiri dukoresha muri kingdom, ni yindi yitwa Boaz Foundation. Boaz Foundation ni izina rya Boaz dusanga muri Rusi, mu gitabo cya Rusi, uburyo Boaz yagiriye neza Rusi. Rusi yari umupfakazi ari kumwe na nyirabukwe Naomi, nawe ari umupfakazi ariko bagirirwa neza, bafashwa na Boaz. Boaz rero dukoreramo umurimo wo gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abakene n'abana bo kwibarabara n'ababanye n'ubumuga, tukabafasha kuko titubasiga hasi, tukababwira ubwami bw'Imana, tukabafasha mu bifatika. N'abasaza bizera umwami Yesu bashaje bari muri Kristo Yesu, bari mu zabukuru ariko ari abizerwa, ari abakozi b'Imana, abo nabo tukabafasha mu busaza bwabo. Iyo rero iyo niyo kingdom. Kingdom ni Church of Christ na Boaz Foundation. Ivyo rero nimwo dukorera, niyo maboko abiri, niyo maguru abiri. Ubwami bw'Imana cyangwa se the kingdom ihagarariye. Uwo niwo murimo. Mu ncamake rero uwo murimo ni uko dukora. Hanyuma rero tukayoborwa n'igitabo gikuru ariyo Bibiliya, ijambo ry'Imana.
Bibiliya ijambo ry'Imana ni rabso, ni umuyoboro utuyobora, nivora ituyobora mu buryo dukorera mu bwami bw'Imana, dukorera muri Kristo Yesu, kandi mu buryo twamamaza ubwami bw'Imana. Twemera igitabo cya Bibiliya kurenza ibindi, nico kituyobora, nico kidufasha, nico dukorera. Ubuhanuzi bwose n'imigambi yose n'ibyo dukora byose bigomba kuzuzanya n'iki gitabo. Ibituzuzanya n'iki gitabo rero nibyo duta ku ruhande, nibyo dukura mu murimo dukora. Rero umurimo wacu nuko wubatse ku ijambo ry'Imana, ugendera ku ijambo ry'Imana. Nico gituma rero dufite uwo murimo tunawamamaza, nuko dufite Bibiliya ijambo ry'Imana. Mu ncamake hejuru y'uyu murimo novuga ko ariyo, kuko mwari mumbajije umurimo ni mugari, ni munini cyane, ariko mu ncamake historique y'uyu murimo niyo tuzungurukaho, dukoreraho muri ibyo bice mbabwiye. Naho usanga uyu murimo, ushaka kutubona n'ushaka kutwumva azatureberaho. Aho niho dukorera mu rukundo, dukorera mu bwami bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Apotre agerageje gusobanura the kingdom ibikorerwamo, kandi mwumvise ko ari ibintu byiza, ibintu ndetse utasanga no mu yandi matorero, ariko nanone turacafite gukomeza kuganira. Hari ibindi bibazo tugenda tumubaza byinshi. Jewe mfite ikibazo kigira kiti, none se Apotre, ko uvuze ko the kingdom ihagaze ku maguru abiri, ariyo itorero, kandi wasobanuye ibikorerwa mu itorero, ndetse na Boaz Foundation bavuze nayo ikikora. Ikibazo mbaza ni iyihe mpamvu cyangwa byagenze gute kugira ngo muhitemo ririya zina? Kuko abenshi dukunze kuganira baravuga ati se itorero rya Kristo ku isi, none se ayandi yo si amatorero, si aya Kristo? None se ayandi yo ntabwo ari amatorero ya Kristo ku isi? Rero sinzi impamvu iryo zina ryahise riza, ni nkaho ayandi matorero yo atari aya Kristo ku isi. Murakoze cyane. Arakoze kubaza. Twebwe titureba ku yandi, tureba abo turibo. Twebwe turi itorero rya Kristo, turi itorero rya Kristo, kandi twamamaza ubwami bw'Imana. Itorero rya Kristo ryose ryamamaza ubwami bw'Imana, kuko Kristo niwe bwami bw'Imana bwaje mu isi kugira ngo Imana igaragare mu bantu, kandi Yesu yaje guhuza abantu n'Imana. Nico gituma yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe n'abantu. Nukuvuga ngo rero itorero rya Kristo ntabwo ducurira yandi. Ese yo yumva gute ko tuyacuriye niba ari aya Kristo? Niba ari aya Kristo, umuntu avuga izina rero yahawe. Njyewe aya mazina nayahawe n'Imana. Imana impamagara, yambaye amazina imbeza n'ibyo nkora, inereka naho nkorera. Rero umuntu kumbwira ngo kubera iki nibibo baza bayiha, njyewe ntabwo nagihaye, narihawe n'Imana. Korera muri aya mazina, korera muri ubu bubasha, korera muri ubu bushobozi. Rero Imana yaduhaye gukorera muri kingdom, kingdom of God, ubwami bw'Imana. Niduhesa gukorera muri Church of Christ, mu izina itorero rya Kristo. Kandi biranditse muri Bibiliya, ni biblique. Aya mazina dufite sinzi icyo tuma abandi babaza ngo ese bayakuye kubera iki bayavuga. Twayakuye muri Bibiliya, yanditse muri Bibiliya. Ni henshi muri Bibiliya handitse itorero ry'Imana, itorero rya Kristo. Ni henshi muri Bibiliya handitse ubwami bw'Imana, ubwami bwo mu ijuru. Rero ayo mazina twayahawe n'Imana, ariko kandi ari muri Bibiliya mu gitabo twese dufite. Niba bemera Imana barayasanga muri Bibiliya, sinzaduka muri make. Murakoze cyane. Impamvu narimbajije ico kibazo nuko nzi ko amatorero yose na ya Kristo ku isi,
noneho rero iyo tuvuze ngo ni amatorero ya Kristo ku isi, noneho umuntu ugagenda avuga izina ryiwe, ariko twese amatorero yose ni nkaho ahuriye kuri icyo kintu cyitwa ko twese turi amatorero ya Kristo ku isi. Ariko ubisobanuye neza, twese turi itorero rya Kristo ku isi, ariko twe iyi torero uyoboye cyangwa ushumze, izina ryaryo ni itorero rya Kristo ku isi. Icyo rero kigomba kumvikana gutyo, nabo ni amatorero ya Kristo ku isi, ariko kandi bakitwa irindi zina. Twebwe ni ukuvuga ngo izina dukoreramo cyangwa se izina ushumze ni izina rya Kristo ku isi, n'iryo torero niko ryitwa. Icyo kirumvikana. Ariko ngarutse gatoya nanone kugira ngo ikiganiro tugume twese tugisangire, turi kumwe na Revera hano, nawe yagira nimba hari ikindi kintu ashobora kongeraho gitoya kijanye n'iryo zina, ububasha, kuko ndumva ari izina riremereye rifite ububasha ukomeye cyane kwitwa itorero rya Kristo ku isi, kandi na cyane cyane ko ari Revera waryo. Ubwo afite ikintu yabivugaho. Murakoze cyane. Arakoze umunyamakuru Shaka. Numva apotre yabisobanuye cyane. Burya umuntu aja kwita icyo yahawe. Itorero ni irya Kristo. Hanyuma rero umuntu ashobora kuryita irindi zina ashaka bishingiye ku byo mission cyangwa vision iyo ashaka gukora cyangwa ibikorwa ashaka gushiramo. Ariko turashimira Imana, ntabwo twise dushingiye ku bindi, twise iryo zina turihawe n'Imana kandi rijanye n'ibikorwa Imana itubwiye gukora muri iryo torero cyangwa se muri uwo murimo. Umva rero bitajwamo impaka ndende cyangwa bitakwibazwaho, ahubwo uko riri nibyo bikora. Itorero rya Kristo, Yesu yarabivuze, idini nyakuri ryita ku mfubyi n'abapfakazi, rifite inshingano yo kwita ku mfubyi n'abapfakazi, rifite inshingano Kristo yarisigiye yo kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko yabivuze muri Matayo, rirabikora. Urumva kwitwa gutyo bijanye n'ibikorwa n'impamvu n'ibikorwa Imana yari itanze n'ubundi, cyangwa se imirongo migari Imana yari itanze yo kugenderaho. Ntiyari kureka gutanga ayo mazina, yatanze iyo mirongo yo gukora muri ayo mazina. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Dukomeza ikiganiro cyacu, nanone turacari kumwe n'umutumirwa wacu mukuru, ariwe mushumba mukuru w'itorero rya Kristo ku isi, kandi akaba ari nawe uyoboye The Kingdom of God International Ministry. Nanone turacari kumwe, turacakomeza kumubaza ibibazo. Apotre, ni henshi usanga amatorero imirongo migari yanditse, ugasanga gusa iri ku makaratasi ahantu, ariko ugasanga ibikorwa bavuga byanditse tibikorwa mu by'ukuri. Ese ndagira nkubaze ikibazo, koko iyo Boaz Foundation irakora? Mumaze gufasha abantu abapfakazi bangana gute? Mumaze gufasha imfubyi zingana gute? Cyangwa biracari gusa muri mission na vision biracanditswe ariko ntimuratangira kubikora? Rero nimba byaratangiye gukorwa uko nari nkubajije, mumaze gufasha abantu bangana gute? Igikorwa kigereye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ntabwo twavuga ibyo tudakora, kuko ubu nyine icyo ntekereza cyiza nikora ndebe kuruta kuvuga. Ubu Boaz Foundation irakora rwose. Yatangizanyije n'ikanisa, uko ikanisa ririmo rikora niko nayo irimo ikora. Niba dusenga na Boaz irakora. Boaz ubu rero dufite promotion 3 z'abapfakazi, dufite atelier. Iyi ni promotion ya gatatu irimo, irashaka kurangiza ukwezi kuza. biga barahari, abo bahize bararangiza. Dufite atelier irimo amamashini, dufite amamashini 5 akora bakorera abapfakazi. Turabigisha uwo mwuga, tukongera tukabadodera ku buntu.
ndumva rero dufite inzu, dufite mwarimu, dufite ubikora. Ikindi nanone dufasha imfubyi, turigisha abana, nanone tugize imyaka, uyu ni umwaka wa 3 turimo twigisha abana b'imfubyi. Ubu bari ku ishuri, baratangiye ejo, abandi nabo barashuje imyaka ishize. Rero ni ukuvuga ngo turigisha abana b'imfubyi. Ikindi twavuze ubutumwa mu bana bo mu muhanda, bo mu ibarabara, icyo twaragikoze. Ikindi twafashije abakene, twasanze abakene, abantu babuze icyo barya, icyo banywa, bafungiwe amazu, twarayafunguye, n'ubu turabikora. Abandi twabongereye umutahe, abari bashaka gukora turabaheza kugira ngo bakore. Ibyo turabikora. Kimwe gusa tutarabona, kuko gisaba ko tubaza background y'umuntu n'abasaza, kuko twebwe dufokasinga ku basaza bemeye Imana, bahagaze neza mu kwizera, bagwaniye itorero, bagize imirimo bakoze mu matorero, bafashije ubutumwa bwiza kugera kure, bakaba bageze mu zabukuru. Abo rero nibo tutarafatisha, tutaragira icyo dukora tubakoraho, ariko ayandi biri mu migambi, andi ma option yose twabashije kuyageraho. Rero ndashima Imana yo mu ijuru yabiduhaye, muri bike byacu, mu bushobozi bwacu buke turabikora. Itorero rya Kristo, umukristo wese w'itorero rya Kristo yemerewe gutanga 100 buri kwezi. 100 azaritanga rikaja muri Boaz Foundation, barayizi, baturanye nayo, iri ku ikanisa. Rero turabikora rwose, kuko wari ubibajije, ntabwo ari inkuru mbarirano, ahubwo nibifatika, usohoka wese yoza akabireba, biragaragara. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ababikora, kandi idufashe tubikomeze, kuko turashaka kuzagura, turashaka kwagura cyane, mu buryo tuzogira ibigo, tuzogira amatraining, donc amashuri afatika manini yagutse. Nanone ndakubaza ikibazo, ese abo mufasha imfubyi, abapfakazi, nabo mu itorero gusa, cyangwa mufasha n'abandi bataraba mu itorero mushumbye? Bo barabo mu itorero gusa mushumbye, cyangwa n'abandi bo bahandi bateranira mu yandi matorero, cyangwa se wenda n'abadaterana ariko ari imfubyi kandi bakaba n'abapfakazi? Twebwe dufasha, twahereye mu itorero ryacu, ariko dufasha n'abatari amatorero yacu. Abize benshi n'abatari amatorero yacu. Mu itorero ryacu ndibaza ko hize gusa abapfakazi 2, abandi n'abahandi. Iyo poromosiyo 2 tumaze kwigisha abanyeshuri 14. Muri abo 14 abacu ni 2. Bivuga ko abandi ni benshi. Twewe dufasha bose, tugapfa kumenya gusa ko yujuje critère, ari umupfakazi ugomba gufashwa. Murakoze cyane. Murumva ko itorero rya Kristo ku isi rifite ibikorwa byiza rikora, atari amakuru gusa yanditse mu mpapuro, ahubwo ari n'ibikorwa bifatika. Murakoze cyane Apotre. Nanone tugikomeje ikiganiro cyacu, ikindi kibazo tukubaza, nese ni ibiki bidasanzwe mu itorero, nidushaka tuvuge mu itorero rya Kristo ku isi, nk'uko wari ubivuze, muri ministeri ya The Kingdom of God International, ni izihe mpinduka zigaragara, ndetse akenshi zitaboneka n'ahandi hantu, tuvuga ko Imana yaguhishuriye? Murakoze cyane. Impinduka ntazindi novuga zirenze iz'ahandi, hari umwuka n'umwe, twese dukorera umwami umwe, umwuka n'umwe. Ni ukuvuga ngo twebwe hano dufite iby'Imana yaduhaye, nibyo dushiraho umutima, nibyo dufokasingaho, nibyo dushiraho imbaraga, ni nazo dukora buri gihe. Ni ukuvuga ngo twebwe hano dufite ibintu
binini binini bibasha kutuyobora kugira ngo tugendere mu ijambo ry'Imana. Icya mbere nobasha kuvuga nuko dufite umurongo. Iyo abantu bafite umurongo ntibakwazura, ntibakurura, ntibagenda bafata. Dufite umurongo wo kwamamaza ubwami bw'Imana. Uwo murongo rero wo kwamamaza ubwami bw'Imana tugomba kuwukurikira mu ijambo ry'Imana. Ubw'ibyo rero dufite kubahiriza iby'Imana, kubyubahiriza mu buryo numva bugomba kuba budasanzwe. Inzu y'Imana, twebwe ni inzu y'Imana. Imana ni inyemerera nzovuga hejuru y'amazu. Hari inzu y'abantu, hari inzu y'ibirori, hari inzu y'Imana, hari inzu y'umwuka. Ibyo twebwe turabifite kubera uburyo bwo gusirasira cyangwa kubungabunga icyo twahawe nk'umurongo. Twubahiriza inzu y'Imana. Inzu y'Imana irubashwe, ni inzu y'Imana. Bibiliya iravuga ngo izitwa inzu yo gusengerwamo. Inzu yacu, inzu y'Imana, itorero ni inzu yo gusengerwamo. Ikindi kandi twubahiriza amateraniro. Amateraniro y'Imana agomba gutandukana, amateraniro yo guterana muri Kristo Yesu agomba gutandukana n'andi materaniro. Kuko n'iteraniro ridasanzwe ririmo ugejejwe y'umwami wacu Yesu Kristo, guterana kwera biranditse muri Bibiliya. Tutegerezwa rero kubungabunga ayo materaniro, akaba guterana kwera, ukaba ari ukwera kw'Imana kuri aho hantu. Ni ibyo ngibyo numva dufite kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana. Turasirasira imirongo y'uburyo bwa transmission y'ubwami bw'Imana. Iyo mirongo rero aho dukorera ni muri cyace, aho dukorera ni mu materaniro, aho dukorera naho turi kugira ngo tubashe kugaragaza ubudasa. Isi titwinjirane n'isi. Bibiliya iravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Tugomba kuba dufite ishusho itandukanye kugira ngo babone ubwami bw'Imana, babashe gukizwa. Bibiliya iravuga ngo nibabonamo imirimo myiza ngo bizahera ko bahinduke, bahimbaza Imana, bareke ubugome bwabo, babashe guhinduka, babashe gukorera Imana. Ni ngibyo sinzi ko mbashe gusubiza ikibazo wabajije, ariko umwami n'umwe n'umwuka n'umwe. Murakoze. Tukiri aho hari ikintu wari uvuzemo, none se apotre uvuze ngo inzu y'Imana igomba gukorerwa gusamwo iby'Imana, ariko hari henshi umuntu akunze kubona, none se ni ukuvuga ngo hano mu itorero ntawakoreramo inama y'umushinga runaka, inama y'abacamani batuyoboye cyangwa iy'ibindi bintu, ni ukuvuga ngo hano ntibyemewe? Yego gose, hano hafite icyo hagenewe, hubakiwe, ni ubwami bw'Imana, ni inzu y'Imana, niyo gusengerwamo gusa. Bifite definisiyo yabyo, biri mu ijambo ry'Imana, birumvikana, biri clair, biragaragara. Inzu y'Imana nizitwa inzu y'Imana, niyo gusengerwamo gusa no gukorerwamo imirimo ijanye n'Imana n'iby'Imana n'iby'itorero. Hano nta kindi kiganirirwa, hano haganirwamo ubwami bw'Imana, haganirwamo iby'ubwami bwa Yesu, ibya Yesu Kristo. Nta kindi kigomba gukorerwamo hano. Hano rero ni inzu y'Imana. Kubera izo mpamvu nta handi. Isi nayo ifite ari amazu y'ibirori, hariho amazu abantu bagenda bubaka inzu, bayubakiye ikintu buri runaka. Hariho amazu y'abantu yo guturamo, hariho amazu y'utubari abarizwamo inzoga. Hano ntihabarizwamo ikindi, habarizwamo gusenga. Uwo shaka gusenga yoja mu ikanisa, uwo shaka ijambo ry'Imana yoja mu ikanisa, uwo shaka inzoga yoja mu kabari, uwo shaka imyidagaduro, hari amazu y'imyidagaduro, amazu y'imikino, amazu y'amasiporo, amazu y'ibirori bindi bisanzwe arahari. Ariko iyi
n'inzu y'Imana. murakoze cyane turi kumwe na revera nta wavuga ko nawe umuntu atamubaza ikibazo kijanye n'itorero kuko n'ubundi ni revera w'itorero rya Kristo ku isi kandi nubwo turi kumwe n'umushumba mukuru ariko nawe ni revera ushumze itorero. None revera hari igihe umuntu ashobora gucisha itangazo mu itorero cyane cyane rijanye no kwamamaza ibyo abakristo bakora, ibyo nabyo ntibyemewe mu itorero? arakoze shaka. Hari aho imbuga abakristo bahuriyeho. Hano mu itorero tuhanyuza amatangazo areba abanyetorero. Urugero, itorero ntiririmo imiryango imwe cyangwa amoko amwe. Itangazo urugero rirareba abanyamurenge, kandi hano turi kumwe n'abandi batari abanyamurenge, turi kumwe n'abanyarwanda n'abarundi n'abanyakenya. Itangazo ritareba, hanyuma tuze kunyuzaho amatangazo areba abo ngabo. Dufite urubuga abantu bahuriyeho, hari imbuga za kominote bahuriyeho bakagombye guhabwaho ayo matangazo, hari imbuga z'imiryango bahabwaho amatangazo. Mu itorero rero hanyura amatangazo ajanye n'iby'itorero gusa. Ngayo rero nguko itorero rya Kristo ku isi, murumva ko iby'itorero bikorerwa mu itorero, hanyuma ibitari by'itorero nabyo bigakorerwa ahandi bigomba gukorerwa. Turakomeje rero ikiganiro cyacu, twibutsa abantu ko turi mu kiganiro cyitwa Umva Usobanukirwe, ariko aho cyane cyane ubu muri iyi minsi tumaze iminsi tuganira na apotre atubwira kubw'umuhamagaro ndetse n'igikorwa ashumze atuganiriza kubijanye. Uyu munsi rero turiko turaganira kubijanye n'imirongo migari, vision na mission yahawe gukora kuri uyu musozi wa Mwiki. Ikibazo kindi c'amatsiko nkubaza apotre, none ko mugiye kumara imyaka 3 mukora, urabona ivyo Imana yaguhamagariye gukora biriko biraja, hari challenge, hari impinduka wayibona, hari intambara ubibonamwo, cyangwa uko Imana yabiguhaye niko bihe bigenda? Murakoze cyane. Imana iguheza icyo ukora, ariko tibuza guhura n'intambara, ariko tuba dufite icyizere. Umuririmbyi umwe yararimbye ngo mwisho wa shetani ni kushinda. Habe niyo twuhura nawe azatsindwa. Duhura na challenge nyinshi cyane mu murimo w'Imana, dore ko tuwukorera ku isi aho satani yatahawe, aho satani ari n'iyi si n'umubiri. Abo bose n'abanzi b'ubwami bw'Imana. Rero intambara zino kubwira ngo zirahari nyinshi, ariko kandi twizeye kuzitsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ikindi mu by'Imana yaduhaye rwose tubirimo neza, ni intangiro, ntabwo turagera aho tugomba kugera, ni intangiro, ariko ko turarangiza Kristo icyo adufitiye. Ko turiruka, ko turasiganwa ntitwicaye, turahagaze, ko turiruka, ko turagenda dushaka gusingira icyo Kristo adufitiye. Rero ni ukuvuga ngo turi mu murongo, turawufite, turawukurikira, turanawubaha. N'ijwi ry'Imana ryavuganye natwe, tirihwema, tirituza, riri mu mutima wacu, turisubizamo kenshi kugira ngo twumve rwose ko umurimo w'Imana uriwo. Dufite igipimo mesire dupimisha n'ijwi ry'Imana n'icyo Imana yatubwiye. Muri make turakomeje, turabandanyije. Urumva tugeze igihe gito, tugeze imyaka 3, ariko Imana ishimwe aho tugeze, dufite amakanisa 2. Ubwo rero turakomeje. Murakoze cyane. Nanone ko turi kumwe na revera, hariho ibindi byinshi yogenda yunganira, kandi bitari bikeya, na cyane ko ari n'umushumba w'itorero. Revera, wumvise umushumba mukuru ko yavuze ko the Kingdom of God Ministry ihagarariye ku maguru 2, ariyo Boaz ndetse n'itorero. Ese nta bindi byoba bitaratangira ariko kandi byanditswe wenda bizatangira
mu myaka iza nanone tubisangiza abantu ni amatsiko nimba bihari nanone tubimenye kandi nanone nimba ari ibingibi nabyo nta kibazo. Murakoze cyane. arakoze cyane umunyamakuru wacu Shaka ku kibazo cyiza. Nk'uko umushumba mukuru yabisobanuye, Kingdom igizwe cyangwa ihagarariye n'ibintu bibiri, matorero hamwe na Boaz Foundation. Ndahera ku cha Boaz, yamaze kuvuga ibyakozwe, ariko kandi hariho n'ibindi byinshi bikiri mu nzira n'ubundi duteganya gukora, biri mu mishinga bitarabonerwa ubushobozi bwo gukora. Icyambere ni ukuvuga ngo duteganya kubaka ibigo by'aba bana b'imfubyi twirihira, by'aba bana bo mu mihanda dufasha, biri mu mushinga, biri muri plani y'imyaka 10 iri imbere twari twihaye. Ni ukuvuga ngo imyaka kugeza muri 2030 twari twashize mu mushinga wo kuba hamaze kuboneka ibyo bigo, bitari ukubishyurira bari iwabo, bitari ukujya kubareba abana bo mu mihanda ngo tubasigeyo. Hari abo twigeze kuzana, umwe twigeze kumuzana, bigasaba ko twagiye kubabwiriza adusaba kumujana. Tumujane rero bigasaba ko tumusabira icumbi mu bakristo. Urumva icyo ni kimwe kiri imbere duteganya gukora kitaragegwaho no gufasha bari mu zabukuru. Icya kabiri yari yakivuzeho, kubasha kunganira abantu bari muri zabukuru. Twarabivuzeho no mu nama ejo bundi ya Boaz twarimo. Turi muri research yo kubasha kumenya kugira ngo tubashe kwegeranya ayo madone, hanyuma nabyo dutangire kubishyira mu bikorwa. Nanone imishinga yo gufasha ntabwo amashuri turekeye aho. Hari abantu benshi, urumva twari tugifite ishuri ry'abapfakazi gusa, turifuza kugira andi mashuri y'imyuga. Amashuri y'imyuga nko kudoda, mekanike, byo kugira ngo bibashe gufasha abantu kwikura mu bukene. Nabyo ntaratangira ariko ari mu nzira. Ngarutse ku cy'itorero, dufite gahunda yo kugura ibibanza byo kubakamo amatorero yacu. Nk'ubu twaratangiye process yo kugira ngo tubashe kugura ubutaka. Ubu turi mu gushaka amafaranga, abanyetorero turabikora, tugeze kure uwo mushinga. Dufite projet y'imyaka 5 kuba twamaze kugura byibuze ibibanza zaho amatorero yacu ari. Biri mu nzira, birakogwa. Nanone icya kabiri muri icyo cy'itorero, hari gahunda yo kubakira abashumba aho baba bari ku matorero. Nabyo ni ibintu biri muri gahunda y'itorero, bikiri mu nzira. Duteganya n'ubundi muri ya process yo kugura ibibanza tukabonaho twakubakira abashumba. Murakoze cyane. Urumva byinshi yagiye bivuga mu ncamake, ariko ni birebire. Murakoze cyane. Murumva ko bifitemo ubumenyi bwinshi cyane, na cyane ko ari n'umuyobozi, umwe mu bayobozi bakuru b'itorero. Imana iguha umugisha kubisobanura cyane. None tugarutse ku mushumba mukuru, ikibazo nanone nshaka kukubaza, ese ko wavuze Boaz Foundation, kandi tukaba tuzi ko imishinga myinshi igira abaterankunga, hari abaterankunga mwaba mufite, ndavuga abantu nyine bafinansa icyo gikorwa, na cyane ko numva ari igikorwa cyiza kandi ari igikorwa kinini, na mumaze no gukora ibikorwa byinshi. Hari abaterankunga mwaba mufite cyangwa ni mwe mwenyine mubyikorera? Murakoze cyane. Aho turi tituragira benshi,
umuterankunga wa mbere ni Kristo umwana w'Imana dufite mu mitima yacu, kubera ko niwe ubikorera muri twe, uwatangije umurimo muri twe ni nawe uzosohoza. Hanyuma tukagira itorero ryose, nigeze kubivuga ko buri mukristo atanga 100 ryinjira mu kigega cya Bowazi. Uwo niwe terankunga dufite. Abandi rero ntabwo dufite benshi, tugira n'undi umwe umukristo udufasha ku giti cye ari Australia, ndamushimira cyane. Iyi ni imyaka 2 tugiranye nawe, azayishura inzu ya Bowazi, azatanga amafaranga buri gihe $100 za Australia buri kwezi Australia, amadolari yo muri Australia. Rero ndamushimira cyane. Wenda azumva ino audio cyangwa se ino video, ndamushimira rwose. Yarakoze, tugiranye imyaka 2. Yitwa Nyakiyobe, umudamu. Imana yo mu ijuru imumugisha. Ni wowe wenyine, nta bandi tugira. Ibi bikorwa byose turimo dukora turabyikorera twenyine, turababona ariko turabashaka. Ab'Imana yagurutsa kugira ngo bakore umurimo w'Imana k'itorero rya Kristo, tuzafatikanya nabo kugira ngo tubashe gufasha benshi kandi twagura umurimo w'Imana. Ni n'ubwami bw'Imana twagura twebwe, tubabwira ubwami bw'Imana, tubabwira Imana, tubafasha tubabwira ubwami bw'Imana. Rero nta handi kuko warubajije, nuko nyine aho mvuze naho tukiri. Imana murakoze cyane. Ngayo rero nguko uko umurimo w'Imana uhagaze, kandi nanone nyine nkuko apotre yarabivuze, burya gushigikirana ni byiza, cyane cyane gushikira igikorwa ciza. Akenshi ntabwo Bibiliya zivuga ngo ntidugakundane urumamo ngo mu magambo cyangwa ku rurimi, ngo ahubwo dukundane mu zo dukora, kuko ngo ico nico kitumenyesha ko turi abanyakuri. Ngo udakunda ntabwo azi Imana, kuko Imana ni urukundo. Rero urukundo ni ugufatanya mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo hagize nanone wumva ko igikorwa cy'Imana yagira icyo agifashije, apotre arahari kandi yarahagurutse kugira ngo afashe imfubyi n'abapfakazi. Kandi nanone reka nanje nshimire uwo muntu, yarakoze cyane kuba yafashe umurimo w'Imana mu urwo rwego. Murakoze cyane. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, kubera ko turi kumwe nanone n'umutumirwa wacu, nimba hari ikindi kintu yakongeraho muri iki kiganiro kugira ngo tuze kugana ku musozo, kuko apotre ndaza kumubaza ikindi kibazo kimwe, hanyuma tuze kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari ikindi kintu wumva wakongera wageza ku bantu bahe bakurikirana kino kiganiro Umva Usobanukirwe? Murakoze cyane. Cyambere no gushima ku kiganiro tubashije kugira. Shimira umunyamakuru wacu Shaka, shimira n'umutumirwa mukuru apotre ubashije kugira ibyo basha gusobanura cyane ku bwa ministeri ya Kingdom of God International Ministry. Ndabizi ko mubashije kumva no gusobanukirwa. Shimira n'abadukurikira benshi, inshuti zacu, aba followers hirya no hino. Imana ibaha umugisha cyane. Soza nagira ngo mbashe kuba babwira address zaho dukorera umurimo w'Imana. Bawubabwiye umurimo w'Imana Kingdom ikorera Mwiki, umuhanda wa Deliverance Road ugiye kwika, naho ngaho niho ikorera, niho hari itorero n'amaofisi. Na Bowazi ikorera muri uwo muhanda iruhande rw'itorero. Hanyuma nanone itorero rindi ryacu rikorera Junction Kayole, ugeze stage ya Junction ukase right, naho ngaho naho niho ribarizwa. Ndabashimiye cyane abifuza kutugana, email zirahari na telefone number zirahari kuri kino kiganiro n'ahandi, mwazandikaho, mwahamagara. Nimero y'umushumbi bihari na email y'itorero bihari, murandika tukabasubiza. Na comment ugize icyo yifuza wakwandika no muri comment, tukabasha kumenya
cyangwa tukabasha kumva no kwakira icyifuzo cyawe kugira ngo ubutaha tuzabashe kubasubiza cyangwa kubona ibisubizo by'ibyo mwanditse. Imana ibamugisha, murakoze cyane, ndabashimiye. murakoze cyane. tugana ku musozo, Apotre nigeze kubona habaho ibiterane by'ivugabutumwa hanze, icyo bita ama crusade. Ese byarakomeje ko ntakibibona cyangwa byatewe nuko ari iyi covid yaje ikabuza abantu kujya baterana ari benshi? murakoze cyane. buri gihe iyo abantu bafite icyerekezo, iyerekwa, bakagira n'ibikorwa, bagomba kuba bafite strategy cyangwa se uburyo bwo kubikora, kuzuza ibyo bintu. Mu ivugabutumwa ryacu harimo crusade, ubwo ni uburyo bwo kuzuza vision na mission zacu. Harimo crusade, harimo door to door, ibyo hakabamwo ibiterane byinshi dukora by'amasengesho kugira ngo tubashe kugera ku bantu, amaseminari, kwigisha. Rero crusade ari ryo teraniro ryo hanze ryahagaritswe na corona. Kubera corona murabona tibemera ko abantu bahurura ahantu hamwe, kubera izo mpamvu irahagaze. Ariko ni imwe mu strategy tugira yo kwamamaza ubwami bw'Imana n'ayandi nk'uko nari nyavuze. Rero niyo mpamvu itakiriho, ariko uburyo turimo dusenga Imana, corona ivuyeho tuzakomeza, izakogwa n'ahandi henshi. murakoze cyane. murakoze cyane. dutangiye umwaka w'ibihumbi 2021. ni iyihe porogaramu yoba ihari idasanzwe, cyangwa nanone nimba ari ya yindi mushobora kwibutsa abantu? Ni byiza kugira ngo abantu bamenye gahunda zihari muri uyu mwaka. murakoze cyane. umwaka musha muhire ku bantu bose dutegera. Gahunda z'amateraniro ni za zindi dukomeje gukora. tugira gahunda yo kuwa kane mu mibyizi saa 11 kugeza saa 2 tuba turi mu materaniro. tukagira gahunda yo kuwa kabiri abari gahunda y'igicaniro, niko yitwa, n'amasengesho. dusengera abagwayi, dusengera abafite ibibazo bitandukanye kuva mu gatondo kugeza ku mugoroba. dukora mu gatondo twakira abantu kuri office, tubasengera ibibazo bitandukanye. tukagira igicaniro mu ikanisa saa 7 kugeza umugoroba. Rero iyindi gahunda ni ku cyumweru. nanone ku cyumweru duterana amateraniro 2. ya mu gatondo ni saa 3 zuzuye kugeza saa 7. iy'umugoroba ni saa 9 n'igice kugeza saa 2 nanone z'ijoro. Rero izo nizo gahunda zacu. hanyuma izindi gahunda dusenga amajoro. dufite abanyamasengesho basenga ku wa kane mu ijoro, abamama basenga ku wa kabiri mu ijoro, abashemansi basenga ku wa gatatu mu ijoro, abashumba baba bari ku ikanisa ku wa gatanu mu ijoro basenga. Rero numva ayo niyo materaniro yacu, nizo gahunda za hano. udushaka muri ubwo buryo iyo dushaka kuri iyo minsi. murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. hasigaye Imana ibahe umugisha, murushaho gukunda Imana. murakoze cyane. ngayo nguko rero ikiganiro cyacu reka tukirangiriza ahangaha. turabashimiye abadukurikiranye. turashimira umutumirwa wacu, umushumba mukuru Apotre. Imana iguhe umugisha, kandi nizere ko n'ubutaha nitwagukenera uzatwitaba. reka nshimire n'umushumba nanone Reverend Pasteur Eric Nzibonera kuba nawe yaje akagira icyo adufashije muri iki kiganiro. Rero mbashimire abadukurikiye, kandi mbasaba nanone gukomeza gukora subscribe, nanone mugakomeza mugakora share na like na comment, kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha kizagendere nanone
ku byiyumviro ndetse n'ibitekerezo mwagiye mutugezaho. Turashimira nanone n'abanyamakuru nanone bakomeje kwitanga amanywa nijoro batugezaho ibi biganiro kandi banatugezaho amashusho meza. Murakoze cyane mwese, naho ubutaha mu kiganiro umva usobanukirwe kuri The Kingdom TV. Bye bye.